inama y'abaminisitiri yateranye muri village Rugwiro mu mujyi wa Kigali iyoborwa na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame. Mu byizwe muri iyo nama akaba harimo umutekano, ubuzima n'ubukungu, imibereho myiza y'abaturage n'imiyoborere myiza. Ku mutekano barebye uburyo amarondo akazwa mu Rwanda, ashimwa community policing kubera ko aribo bantu bashinzwe umutekano baze gutanga customer care. Wa mugabo amateka yarahindutse. Ese yabagiye kubona akazi, yabagiye guhindurirwa amateka, akava mu byo gusabiriza n'ubuzima bubi abayeho, akaba yabona ubuzima bwiza, akaba yagira imibereho myiza, akaba yavuzwa, bityo impano ye y'itangazamakuru igahabwa agaciro, agashyirwa ku gitangazamakuru gikomeye, agakora nk'abandi. Ngira ngo niba waragiye ukurikira mu minsi yagiye itambuka, by'umwihariko muri iyi minsi ishize, wabonye ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ku rubuga rwa TikTok, hasakaye amashusho y'uyu mugabo witwa Uzabakiriho Elise. Uyu mugabo ubundi ni umugabo uvuka mu karere ka Kayonza mu ntara y'Uburasirazuba. Ubwo benshi bakunda gutemberera muri kariya karere bakunda kumubona muri gare ya Kayonza, za Kabarondo, muri gare n'ahandi henshi agiye hatandukanye ari gusabiriza, ariko kandi asabiriza ari n'akagenda avuga amakuru, abwira abantu amakuru, dore ko afite impano itangaje cyane yo kuvuga amakuru no kuyabara mu buryo abaramo inkuru. Nyine ni uburyo buba butondetse neza, avuga amakuru. Ubundi abanyamakuru benshi nako ni bose basoma amakuru yaba kuri radio na televiziyo, nyine ni ugusoma amakuru, baba bari kuyasoma, aba news anchors niko babita, baba bari kuyasoma nyine, yaba ku rupapuro, yaba muri tablet, haba ku bindi byuma byabugenewe basomeraho, baba bari kuyasoma nyine. Ariko uyu mugabo we igitangaje, we ayavuga atayasoma, ayavuga yakuye mu mutwe, kandi akayavuga ari menshi cyane, adategwa, adasobwa, akavuga amakuru yaba mu baturage, ubuvugizi, ndetse akarenzaho akagera no hanze y'u Rwanda hose akakubwira, kandi wumva ko amakuru akubwira yose ayazi neza, yafite mu mutwe kandi yayakurikiye neza 5/5. Ni umugabo benshi bemeza ko afite impano itangaje. Menshi rero batangiye kumusabira ko yafashwa, ndetse hari na bamwe bamaze kwemera ko bagiye kumuha ubufasha mu by'ukuri, bakaba bamuhindurira ubuzima, amateka ye akaba yahinduka. Gusa mbere gato yuko tugera kuri ubwo bufasha, banza gatoya wumve uburyo uyu mugabo afite impano itangaje, umva uburyo avugamo amakuru. Ni serivisi nziza nk'uko byakomeje gutangazwa bigashyirwa ahagaragara ku buzima bize ku bwisungane mu kwivuza mituweli de sante. Kuri mituweli de sante ariko icyambere, hari abaturage batishimira ibyiciro bagiye bashyirwamo uburyo budehe. Mituweli ikaba yaravuye ku bihumbi 3 ikagera ku bihumbi 5 nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ku rubuga rwayo rwa internet, nk'uko byashyizwe ahagaragara. Abaturage bikira mu Gatsibo ngo babuze amazi meza, ng'ijerekani y'amazi gurira igihe 5 cyangwa 300, bagasaba ikigo cya Wasac ni Water Sanitation Corporation kuba babona amazi meza. Mayandi makuru, Ikayonza umugore w'imyaka 52 yashakanye n'umusore ufite imyaka 25 baramubaza bati kuki washatse umwana kandi ukuze. ngo nibwo bwa mbere abonye umuntu umwitashije kuva yava kabisobanuro y'uko urukundo nta mupaka. Okay, mu Rwanda uyu munsi yabaye umuganda rusange wa nyuma w'ukwezi bose badivantisi umunsi wa karindwi nabo batagiye gusenga kuko insengero zarafunzwe. Abandi bitabiriye umuganda bitwaje amasuka n'amacako n'ibitiyo. Umuganda batagiye saa moya za mu gitondo. Na wanze y'u Rwanda nibo tugiye mu kanya. Hanze y'u Rwanda Uburusiya na Ukraine intambara yaciye ibintu kwa Vladimir Putin na Zelensky nko byakomeje gutangazwa bigashyirwa ahagaragara. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ngo urubyiruko rwihangira imirimo ngo bamwe mu rubyiruko bazaba bamutare bashaka icyo bakora biteza imbere muri byose. The new partnership for Africa Development Communication Body when we come to market for East and South Africa in English in program stay organization Rasta for White News. Urumva yuko rero ari umugabo w'umuhanga cyane. Icyambere afite ijwi ryiza buriya
nkanjye umenyereye aka kazi ukamazemo imyaka myinshi, hari uburyo ki numvamo umuntu nyine nkumva uburyo avugamo n'uburyo atwaramo ibintu, nkahita numva nyine ko afite ijwi ryiza, niyo yaba adafite experience ariko mpita numva ko afite ijwi ryiza ryakora akazi aramutse abonye experience. Noneho uyu we birenze n'ibyo ngibyo kuko na experience birumvikana ko ayifite, nubwo wenda nta radio n'imwe arakoraho cyangwa nta televiziyo n'imwe arakoraho, ariko iyo mwumvishe ukumva uburyo asomamo amakuru, umva ijwi rye n'ubuhanga bwe n'uburyo atwaramo ibintu n'uburyo abikoramo, uhita wumva nyine ko afite ubuhanga karemano bidasaba ngo abe yarabyize mu ishuri cyangwa ngo abe yarabikoze ahandi hantu runaka. Ni umuhanga nyine ni umuhanga kabisa mu byumvikana, afite impano idasanzwe, ya mpano bita karemano, ya mpano yavukanye. Ikindi gitangaza abantu mu buryo uyu mugabo wundi ngo amakuru avuga ko ngo yarangije primaire yonyine, ntabwo yabashije kwiga nyine amashuri ari hejuru, yarangije primaire baramuroga amera kuriya, kuko iyo umureba ubona ko nibyo afite impano, afite tala, ameze neza, abikora neza cyane, ariko ubona nyine hari akantu k'akabazo ashobora kuba afite runaka, ndetse niyo mwitegereje physically ubona yuko uburyo agendamo asa nk'uwamugaye mu kuntu. Ibyo byose rero bikaba ari ibibazo by'ubuzima yagize bigatuma yisanga ku muhanda asabiriza. Ariko igitangaza abantu ni uburyo uyu mugabo yari kuvuga amakuru ye agenda avangamo n'utundi tuntu, avangamo izindi ndimi, agakubitamo akongereza gakeya, agakubitamo agafaransa gakeya, rimwe na rimwe agaswahili, nyine akagerageza kwisanisha n'ibintu uko bimeze n'ibyo ari kuvuga muri rusange. Niba ageze ahantu bisaba agashyiramo akongereza akagashyiramo, niba ageze kuri terime y'igifaransa akagishyiramo, niba ageze ku giswahili akakanagamo, nyine bita bikwereka uburyo ki ari umuhanga mu buryo budasanzwe, mu buryo buri karemano. Reka nongere nkumvishe gatoya uburyo akoramo ibintu bye, agenda avangamo udufaransa, utwongereza, uduki twose. The new partnership for Africa Development Communication Body when we come to market for years in the South Africa in English in program stay organization rasta for white in. Uyu mugabo rero ku mbuga nkoranyambaga amaze iminsi asirikira, abenshi rero bagiye bamusabira ubufasha bugiye butandukanye, bavuga bati yavuzwa akongera akamera neza, akagenda neza nk'abandi, abandi bati yafashwa nyine mu mibereho ye ya buri munsi. Urabona umuntu uba ku muhanda wisabiririza nyine kijyanye n'ubushobozi bwo ntacyo afite biragaragara, bakavuga bati rero mwamufasha, mukaba mwamushakiraho kuba, mukamugurira imyenda myiza n'inkweto, akambara agasa neza nyine akagira isuku, akava mu mwanda arimo, hanyuma mukamushakira n'ibyo kurya n'indi mibereho. Ariko abandi nanone bakavuga bati ubufasha bwose mwamuha mwanareba ku bijyanye n'impano yiwe, kuko hari abanyamakuru benshi rwose bari mu mwuga, bari mu kazi, arusha kuvuga amakuru, arusha gutangaza amakuru, bati rero mwanakurikirana iyo mpano ye mukaba mwamufasha mu bijyanye n'iyo mpano ye yitangaza amakuru, izo nzozi ze akaba yazikabya. Benshi rero nagiye mbona abantu benshi bari kwifuza kumufasha, hari abatse nimero yiwe cyangwa se birashoboka ko nta na telefone agira, hari abatse nyine adresse yiwe ku buryo babasha kumugeraho mu buryo bworoshye bakamufasha. Hari abantu benshi cyane bagaragaje ubushake bwo kuba bamufasha, kuba bamugirira neza, kuba bamukura muri buriya buzima arimo. Radio Kunda Mabuye journalist wamaye nk'agasenkisi cy'agahumbi n'Imana. Andi makuru navuze nayashoshe nayandi nagarukiye mu gatandatu primaire baba barambetinze magafaranga kurera Imana no kumutagatifu araguha umugisha nk'uko wagenze mu mitima y'intumwa. Uyu mugisha ngustabiye ku Mana uzaba udasaba kuva ku famille yawe
nk'uko byashyizwe ahagaragara, yaba akajana, yaba agasekisa, yaba agahumbi, yaba bibiri, uwiteka arakongera umugisha, dore ko namwe muhema. Ngaho mpereza agafaranga. Ariko rero iyi video nubwo ariyo mumaze iminsi mubona isirikira, ariko naje gukomeza gucukumbura nshakisha nsanga burya uyu mugabo ntago ari uwa vuba, ntabwo aje mu itangazamakuru cyangwa se ntago aje ku mbuga nkoranyambaga vuba, ahubwo ni uwa kera cyane, ntabwo ubu ngubu ari bwamenyekanye. Kubera yuko ubwo nakomezaga ncukumbura naje kugwa kuri video ya Kigali Today. Kigali Today murakizi ni ikinyamakuru gikomeye cyane hano mu Rwanda, kugeza ubu ngubu kuri gifite nyine ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, gifite YouTube channel, gifite radio yitwa KT Radio, gifite igitangazamakuru cyitwa KT Radio, gifite igitangazamakuru cyitwa KT Press cyandika mu Cyongereza, nyine ni brand nini. Rero iyi Kigali Today yamukoresheje ikiganiro, naje kugwa kuri video ye iri kuri YouTube channel ya Kigali Today imaze imyaka myinshi, 2012, imaze imyaka irenga 9, kuko ni video yafashwe muri 2017 ku itariki ya 2 z'ukwa gatandatu. Iyo video iri kuri iyi channel imaze kurebwa n'abarenga 12,284. Ariko igitangaje ni urumva, igitangaje nuko nyine nagiyeho nsanga baramukoresheje icyo gihe, bari bamufashe video nono ari mu modoka, bimwe nakubwiraga ngasabiriza muri gare, ariko we uburyo asabirizamo bitandukanye n'iby'abandi, kubera yuko araza akabanza akababwira amakuru, akababwira ibigezweho, akabintertaininga, mukishima mugaseka, ubundi yarangiza agahita basaba amafaranga, akavuga ati dore ndabasekeje, ndababwiye murishimye, ngaho nanjye nimumfashe mume ku mafaranga, kubera yuko na radio ikenera amabuye. Ati rero nanjye wama 500, wama 1000, wama 100, ariko byibura nkabona icyo kurya. Nubwo buryo we abikoramo. So rero Kigali Today yamufashe video ari mu modoka nyine ari kubwira amakuru abagenzi, birashoboka ko ari muri iyo gare n'ubundi ya Kayonza yabikoreraga. Reka mbanze gatoya mwumvishe nako nkwereke uburyo ki iyi video imeze. Video imaze imyaka irenga 8, kuko yafashwe muri 2017. Mekera Rwanda kuri uyu munsi tukaba turi kuri uyu wa gatanu w'icyumweru muri zirindwi igize icyumweru, turi ku itariki ya 2 ni mu kwezi kwa gatandatu umwaka ni 2017. Tuyatangiriye hano mu Rwanda, bakorera muri gare ya Rwamagana bashaka uburyo yavugururwa. Umuyobozi wungirije yabwiye RBA ikigo cy'itangazamakuru ari mu Rwanda ko mu nyungu y'imari y'umwaka ngo bugiye kuzatungana nk'uko byakomeje gutangazwa. Mu yandi makuru atangazwa, umurenge wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana wafungiye umwana w'umuhungu w'imyaka 18 wishinya kurungu nuko atamuhaye umugabane kugira ngo amakuru azamenyekane. Abaturage ubwabo nibo batangaje amakuru bemeza ko uyu mwana ngo yari yanguye ibiyobyabwenge nk'uko ikinyamakuru igihe.com kibitangaza. Mu Rwanda twitegura amatora ya perezida wa Repubulika azaba mu kwezi kwa 8 k'uyu mwaka wa 2017. Ku itariki enye abanyarwanda bose bazitabiriye amatora, usibye ko koresha turiye n'abanyarwanda ba mu bihugu byo mu mahanga muri diaspora nabo bazajya mu matora. Rero komisiyo y'igihugu y'amatora ikabwira abanyarwanda ko bazakoresha amakarita yabo bashanga bafite yitora, kiretse abana bafite imyaka 18 kuzamura no kuvuga urubyiruko ndetse n'abana biga mu bigo by'amashuri nibo bazakorerwa amakarita yitora, dore ko nabo bazakorerwa n'amarangamuntu mashya uko byakomeza gutangazwa. Ushobora kandi kwireba kuri liste yitora ukoresheje telefoni yawe, wandika wayishat.nek.co.rw nk'uko byakomeza gutangazwa. Na wanze y'u Rwanda, perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yitabiriye inama ya CCM mu byayivuyemo akabura umubano muri iyo nama n'ibindi bihugu. Iyo ni bisobanuye Yohana Pombe bisobanuye inzoga Magufuli n'ingufu. Umugabo akaba bafite umugore n'abana babiri. Rero umuhungu umwe n'umukobwa umwe yabaye perezida wa Tanzania asimbuye Chakaya muri isho Kikwete. Naho mu yandi makuru, the new party National for Africa Development Communication Party only common makadi for East and South Africa in English in program MCG organization. Nuko nguko rero bimeze. Iyi niyo video naje kugwaho yo muri 2017. Gusa ariko igitangaje rero ni kimwe, urumva icyo gihe ijyaho kuko
icyo gihe ikijyaho nta muntu n'umwe wari wabyitayeho, ndetse iyi video nta nubwo yari yaranarebwe cyane, ahubwo itangiye kurebwa cyane muri iyi minsi aho uyu musaza cyangwa se uyu mugabo akomeje gucicikana, video ze zikomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko za TikTok. Ndetse ikikwereka ko abantu batangiye kuyireba muri iyi minsi nuko uhita ubonaho comment. Icyo gihe nta comment yari ifite ikijyaho, hariho comment imwe yonyine nabonye imazeho imyaka 8 y'umuntu wavugaga ngo wow, he's really good at this, so natural, hope he can get a job on radio, he be great. Hano yavugaga ati nyine ni mwiza cyane muri ibi ngibi, abikora neza cyane kandi mu buryo buri karemano, ni impano afite iri karemano. Ati ndizera ko azabona akazi kuri radio kandi yabikora neza, yaba mwiza cyane. Niyo comment yonyine iri ku kiganiro imaze igihe kinini. Izindi zose ziriho zimaze iminsi 3, 2, 1, amasaha 23, amasaha 19, amasaha 18, amasaha 10. Niyo comment heruka imaze amasaha 10. Iyi comment imaze amasaha 10 ni uyu witwa Muhire Karimax. Yavuga ati nibareba akabazo ku buzima yaba afite bamufashe hagaruka ibuntu, agira isuku, indwara niba yifite bamuvuze, ubundi turebe ka stage pe. Urumva yamusabiraga gufashwa mu buryo bw'imibereho, kuvuzwa, kugaburirwa, kwambikwa, akagira isuku, ubundi yamara kugaruka neza mu buzima bagahita bamushakira agastage kuri radio nka Radio Rwanda cyangwa izindi radio zikomeye cyangwa na televiziyo. Undi we yavugaga ati habuze umuzana kuri TV koko. Ubwo ni message yitwa Modeste Habiyaremye, imaze amasaha 18. Undi nawe ufite comment maze amasaha 19 yavugaga ati nyuma y'imyaka 8 nta support yabonye kweli. Ni ikibazo yibazaga muri rusange. Undi ati afite uburambe mu kazi, ibindi nimubimubaze. Undi nuwayishyizeho comment mu minsi 2 aravuga ati nukuri pe aragakwiye. Ubwo nta kazi yavugaga. Undi witwa Nzaramba Joseph yavuga ati yebana mwamuhaye ko kakazi rwose. Urumva bose rero nabakomeje kumusabira akazi, nabakomeje kumusabira ubufasha, nabakomeje kumusabira ko yakitabwaho akaba yafashwa. Wowe ubyakiriye utera ukurikije uko ubonye uyu mwana n'uburyo nanjye ngumwana urebye uburyo uyu mugabo avugamo amakuru n'uburyo akoramo ibintu bye, urabona adakwiriye ubufasha, urabona adakwiriye kwitabwaho akaba yafashwa mu buryo bwose bushoboka. Nuko nguko bimeze, dukomeze tumukorera ubuvugizi turebe yuko yazabona umugira neza, akamufasha, akamuvuza, hanyuma yamara kumera neza tukaba twanamubona hari igitangazamakuru kimwe kimuhaye akazi cyangwa se kimuhaye amahirwe yo gukabya inzozi ze. So mwakoze cyane kudukurikira, kora subscribe kuri channel kugira ngo ujye ubona ibiganiro n'amakuru agezweho tukugezaho umunsi ku munsi. Twongere guhura mu kanya ngufitiye inkuru ivuga kuri Egidi Bibio wo muri RPA, bivuga ko yaba yamaze kuba nawe yasezera kuri iki gitangazamakuru cy'igihugu. Nibyo cyangwa si byo? Tuze guhura mu kanya. Sinzi niba ujye ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera icyo yigurira aho ubonye hose. Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye Fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana muri model zose wakwifuza.
imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'aho ibyo bitari bihagije, Mbagariye Fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 0782080321 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye Fashion. Umva kakano, IBTC Film and Design School yabazaniye promotion idasanzwe. Ubu wakwigiraho uri uciye kuri wa3ibtc/IBTC/e-learning.com. Iyi ni gahunda yo kwigirira kure cyangwa se online. Aha ushobora kwiga video production, graphic design, web design no kwiga gukanika moto. Byose ubyiga mu kwezi kumwe gusa, ukabushakishwa ku isoko ry'umurimo. Dukorera kwa Rubangura muri etage ya 4 umuryango wa 6. Duhamagare kuri 0788543002 cyangwa se 0728543002 cyangwa udusure kuri wa3ibtcfilmschool.ac.rw. Ese nawe wajya guzongwa n'ikibazo kibura n'ihenda ry'ibicanwa? Umva, rekeraho guhangayika, kuko hamwe na Quick Cooking ibyo byabaye amateka. Muri Quick Cooking tugukorera amashyiga meza kandi agezweho, ubwiza bwayo bw'inyuma bukajyana no gukora neza kwayo. Muri Quick Cooking nitwe twenyine tugukorera amashyiga y'ubwoko bwose, yaba yimukanwa ndetse n'ayubakiye ahantu hamwe. Iby'ingano y'umuriro wayo ntubigireho ikibazo, kuko ushobora kuwugabanya cyangwa ukawongera bitewe n'ibyo utetse. Umva gashya rero, aya mashyiga ushobora kuyakoreshamo amakara, inshenga cyangwa ukaba wakoresha inkwi. Hari ibyiza biruta byose. Akarusho gutunga aya mashyiga icyarimwe ni no gusevinga amafaranga yawe, kuko akoranye umwihariko wo gukonsoma umuriro muke cyane kandi ibyo utetse bigashya neza. Aya ni amashyiga arondereza ibicanwa ku kigero cya 80%. Wow! Ngaho nyumvira nawe, ishyiga rigizwe n'ifuru, icyokezo ndetse n'imyanya yo gutekeraho tugushyiriraho bitewe n'iyo wifuza, ku giciro kingana iki se shaho kari nk'ubuntu. Umva gashya rero, ku bakoresha amasafuriya manini ya Muvero, namwe turahari ku bwanyu. Ntuzuyaze kuduhamagara, kuko haba iwawe mu rugo cyangwa aho ukorera umurabyo uratinda, tukugeraho mu kanya nk'ako guhumbya. Ndetse by'umwihariko banyamahoteli n'amaresitora, utubari n'abandi mwese mutanga serivisi zo guteka no kotsa, nimutugane kuko dufite amashyiga mukeneye. Kubifuza kwiga uyu mwuga namwe ni karibu, amarembo yacu arafunguye. Ngwino tukwigisha gukora aya mashyiga, kuyubaka ndetse na sudire. Tugana aho dukorera i Kanombe mu Busanza, i Rwamagana cyangwa Kimironko muri gare. Utubwire ishyiga wifuza, turi gukorere mu kanya nk'ako guhumbya. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Quick Cooking, wow, kugufasha gucana neza kandi ku giciro gito, niyo mirimo twerejwe gukora.